Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nubona ikimboshya umutima uzaza uca umugozi umboshya umutima kugira ngo mbohoke mbashe kubona uko ngukorera. Rero muri ubu buzima birashoboka ko hari ikintu gishobora kuba kikuboshya umutima ukavuga ngo iki kintu ngize Imana kikavaho, bishobora kubera intandaro zo kuba umuntu wubashya Imana. Rero birashoboka ko hari ikintu cyakunaniye, rero gifate wumve muri wowe ushatse kukireka. Icya kabiri, ugira umwete wo gushaka ukuntu wakireka. Ikindi, ufata umwanzuro muri wowe uvuge ngo iki kintu ngiye kugifatira umwanzuro muri ubu buryo. Niba hari ikintu ushaka kugeraho bisaba kwitoza. Ntago wabyuka mu gitondo ngo umbwire ngo uzahita ugenda wicare kuri vola ukorere perimi, ntibishoboka. Si by'abagabo, si by'abamama, si by'abakobwa bafite amaperime n'abandi. Ni ukuvuga ngo ntago ari ibintu ushobora kubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ubaka kanya ngiye guhita nkorera perime, ntibishoboka. Uritoza buri munsi ukagenda ukajya ku kibuga ukitoza, ejo bikanga, uyu munsi ukiga gukata ukajya mu ikrosi. Simbizi uburyo mu byitozamo, ariko bisaba kwitoza. Rero ikintu bita kwitoza ni ukwitoza nyine. Kwitoza ni iki? Ni ukugerageza ikintu ushaka kugeraho uhereye kuri zero. Harashize iminsi tutabonana, ariko Imana ishimwe yongeye kwemera ko tubonana kugira ngo tuganire. Uyu munsi ikiganiro nifuje ko twaganira njye namwe, ukunguka ndetse nanjye nkunguka. Imana ibishimirwe. Rero tugiye gutangira dusenga, kuko amasengesho niyo ajya dushoboza kugira ngo wumve ndetse nanjye nshobozwe kukubwira ibyo Imana ashyize ku mutima uyu munsi. Reka dutangire dusenga. Imana umugisha. Mana, turagushimiye uyu mwanya, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye neza yawe Kristo, tugushimiye kuko ushoboye byose, tugushimiye kuko unyemereye Kristo kugera muri iki kiganiro, ukaba wemeye ko nicara aha hantu nganira n'abantu bawe. Ngwino ushoboze, ungirire neza, kandi n'umuntu uri bubyumve agubwe neza ndetse ahemburwe ku bwabyo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira uyu munsi ikintu gikomeye cyane, numvishe nifuza kuganira namwe. Kirakomeye ariko nta nubwo gikomeye cyane, ariko ni ikintu gikomeye maze iminsi ntekerezaho, ikintu bita kubaha Imana. Ese kubaha Imana ni iki? Ese twakubaha Imana gute? Ese nabigenza gute kugira ngo nubahe Imana? Ese kubaha ni iki mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Ese Imana iratwifuzaho iki kugira ngo tube abayubahisha, cyangwa se kugira ngo tube bamwe mu bantu bubaha Imana? Ikintu cya mbere wakwibaza ngo ese kubaha Imana ni iki? Wenda uburyo ki nabigusobanura njye nkanjye, uburyo numva kubaha Imana icya mbere ni ukumvira. Harimo kumvira Imana, ukitondera n'amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo ni ukugenda wumvira Imana ariko ukitondera n'amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo kwitondera amategeko y'Imana, ubundi ubuzima busanzwe Imana ikintu dusaba, cyangwa se Imana ikintu isaba abantu yaremye, ni ukumvira, ni ukubaha, ni ukugendera mu mategeko yayo. Hari amategeko Imana yashyizeho. Imana yaremye umuntu, hanyuma izana amategeko atugenga. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima dufite amategeko nyine atugenga. Ufite amategeko akugenga mu buzima bwawe, ariko n'abantu bubaha Imana, cyangwa se abantu b'Imana, cyangwa se abana b'Imana, bafite amategeko abagenga. Ikintu cya mbere Imana idusaba kuva mu byaha. Imana idusaba kuyubaha. Imana idusaba kudakora ibyaha. Hari amategeko tuzi, yayandi 10 bavuga ngo nukibe, nukice, nugasambane. Ayo ngaho niyo twireferaho kugira ngo tubone ko Imana ikintu yifuza ku mwana w'umuntu ni ukwirinda icyaha. Ni ukuvuga ngo rero iyo witondeye amategeko y'Imana kandi ukayumvira, buryo uba wubashye Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turyifashishe riri muri Yobu 28 ibice 28 n'ubundi. Yobu 28 haravuze ngo, maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Yobu we hano haravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Bivuze ngo kubaha Uwiteka ubwabyo ni ishingiro ry'ubwenge. Mu buzima bwa buri munsi umuntu wese muzima utekereza
yifuza kuba hari umunyabwenge ndetse yifuza ubwenge. Niba wifuza ubwenge mu buzima bwawe, urufunguzo rw'ubwenge ni ukubaha Imana. Urufunguzo rw'ubwenge ni ukuva mu byaha. Urufunguzo rw'ubwenge ni ukwitondera amategeko y'Imana nk'uko ari, haba ari ayo uzi ndetse n'ayo utazi. Ni ukuvuga ngo rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Niko Yobu yavuze ngo kandi kuva mu byaha ni ukujijuka. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kuba injijuke kandi ukaba umunyabwenge mu byo ukora, ukaba umunyabwenge mu buzima bwawe, ukaba umunyabwenge mu rugo rwawe, ukaba umunyabwenge mu buzima bwa buri munsi, urufunguzo nta rundi ni ukubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iri jambo ryo niryo Yobu yavuze, aravuga ngo twubaha Imana nibwo bwenge. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge rya buri munsi. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4 ushobora kukubwira bikagufasha kuba wagera ku kintu cyo kubaha Imana, bikagufasha kuba waba umuntu nawe wubashye Imana, cyangwa se bikagufasha kuba umwe mu bantu bubaha Imana. Reka nkubwire mpereye ku cyambere. Icyambere waheraho ni ubushake. Ikintu bita ubushake. Ese ufite ubushake? Ese mfite ubushake? Ese ushaka kubaho wubaha Imana? Ese ushaka kubaho mu buzima bunezeza Imana? Umuririmbyi we yararimbye aravuga ngo kubaha Imana birayinezeza. Imana ishimwe. Bivuze ngo Imana inezezwa nuko wayubaha. Imana inezezwa nuko wakora ikintu cyayubaha. Mbese kuyubahisha birayinezeza. Nicyo kintu cyonyine kinezeza Imana. Iyo wubashye Imana iranezerwa. Wibuka Imana yigeze kunezererwa rimwe, inezerewe umugaragu wayo Yobu. Satani ubwo yazaga imbere akamwereka ibirego bitandukanye kuri Yobu, ariko Imana yirata Yobu kuko yanejejwe n'uburyo ki Yobu yubaha Imana. Ni ukuvuga ngo iyi Imana wayinejeje cyangwa se wayubashye birayinezeza ndetse bikanayitera kukwirata. Imana ishimwe. Kandi ikindi kintu gikomeye, iyi Imana wayubashye nayo irakubahisha. Ese urashaka kubahwa? Urashaka kuba umunyacyubahiro? Ubaha Imana. Rero nakubwiye ikintu cya mbere ni ubushake. Ese urashaka kubaho wubaha Imana? Ese urashaka kubaho mu buzima bwubahisha Imana? Ese urashaka kubaho mu buzima uri umuntu w'Imana nyine uyubaha mu buzima bwa buri munsi, witondera amategeko yayo? Bishake. Ikintu cya mbere ni ukubishaka. Ese ndabishaka? Ese urabishaka? Wenda muri wowe nyine ujya wumva utekereje kumva ese ni iki nakora kugira ngo mbe umuntu w'Imana? Ni iki nakora kugira ngo nezeze Imana? Ni iki nakora kugira ngo Imana ibe inejejwe nuko yandemye? Ese mujya mutekereza ko Imana hari igihe inezezwa nuko yaremye umuntu ikavuga ngo nejejwe nuko runaka ariho? Ni ikintu cya mbere nakubwira ni ukugira iki? Ubushake. Ako kantu gatekereze muri wowe, uvuge ngo ese koko njya nicara cyangwa njya ndyama cyangwa njya ngenda mu nzira nkumva muri nge shatse gukora ikintu? Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe hari igihe umuntu ashaka gukora ikintu, ukumva uri umusore muri wowe ukumva ushaka kuzana umugore, ukumva ugize ubushake, mbese ukumva noneho wifuje kujya kurambagiza, ukumva wifuje gushaka ese mfite ibyangombwa byose by'umusore wazana umugore, ukumva muri wowe hajemo ubushake. Noneho nawe utekereza uvuga ati ariko njya numva afite ubushake bwo kubaha Imana. Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma icya kabiri ni umwete. Iyo ushatse ikintu ugishyiramo n'umwete. Ni ukuvuga ngo mbese uragiharanira, ugashyiramo umwete, ugashyiramo imbaraga zawe zose, ugakora ikintu cyose gishoboka. Niba ari uguterera imisozi ukayiterera, niba ari ugupfukama ugapfukama, ikintu cyose ushatse ushyiramo imbaraga. Ntago washaka ikintu ngo ugende uryame, ugende uterere iyo ngo wumve ko nyine kizaza. Oya, ushyiramo umwete, ukavuga ngo ikintu cyose nakora kugira ngo ngere kuri iki kintu ndemera ngikore.
Yesu nashimwe cyane. Rero no kugira ngo wubahe Imana urabishaka, wamara kubishaka ugashyiramo n'umwete, ugashyiramo imbaraga, ugashishikara, ukavuga ngo ese ndasabwa gusenga cyane kugira ngo nubahe Imana, ese ndasabwa kugisha inama, ese ndasabwa kwitwara gutya, mbese ugabishyiramo iki? Umwete. Icyo ni ikintu cya kabiri gishobora kugufasha kugera ku kigero cyo kuba umuntu wubaha Imana ndetse akayubahisha. Imana ishimwe cyane. Narindi kukubwira kubaha Imana bisaba gushyiramo umwete. Hanyuma ikintu kigira gatatu ushobora kwifashisha ni ikintu bita gufata umwanzuro. Urashatse muri wowe, wumvishe muri wowe ushatse ikintu kugikora, hanyuma ushyizemo umwete, hanyuma cya kintu rero ushatse gukora uravuze ngo byakunda, nafashe decision, iki kintu ngomba kugikora. Unuvuga ngo niba twabonye ko kubaha Imana ari ukwitondera amategeko yayo, kandi kwitondera amategeko y'Imana ni ukuva mu byaha, rimwe na rimwe birashoboka ko hari ikintu kikuzitira. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nubona ikimboshya umutima uzaza uca umugozi umboshye umutima kugira ngo mbohoke mbashe kubona uko ngukorera. Rero muri ubu buzima birashoboka ko hari ikintu gishobora kuba kikuboshya umutima, ukavuga ngo iki kintu ngize Imana kikavaho, bishobora kubera intandaro zo kuba umuntu wubashye Imana. Rero birashoboka ko hari ikintu cyakunaniye, rero gifate wumve muri wowe ushatse kukireka. Icya kabiri, ugira umwete wo gushaka ukuntu wakireka. Ikindi, ufata umwanzuro muri wowe, uvuge ngo iki kintu ngiye kugifatira umwanzuro muri ubu buryo, sibyo? Shaka ikintu ushyiremo umwete, ufate n'umwanzuro muri wowe, uvuga uti noneho ndavuze nti none iki kintu byanga byakunda, iki cyumweru cyangwa ku kwezi cyangwa uyu mwaka. Nk'uko umuntu ashobora kubaho ukaba uri umugabo ukavuga uti uyu mwaka ngiye gutangira, fashe decision, uyu mwaka ugomba kurangira mbonye perime. Nubwo wagenda ugakorera provisoire, warabana ukora provisoire, ugakorera provisoire nk'ishiri 10 cyangwa 20, ukemera ugahatana, ukagerageza kugira ngo ugere kuri cya kintu ushaka. Provisoire ukayikorera, nuvuga ngo inshuro ibaze nawe umuntu ujya gukorera provisoire inshuro 20, nuvuga ngo abashaka cya kintu aba yashyizemo umwete, aba yagishatse, noneho agafata n'umwanzuro muri akavuga ati ngomba kubaho mfite ikarita ya perme. Wamara gukora provisoire nturekeraho, ugahita ujya no kwiyandikisha ukajya gukorera perme. Rimwe na rimwe ugatsindwa bwa mbere, ugatsindwa bwa kabiri, ariko kubw'umwanzuro wafashe ukavuga ati uyu mwaka ugomba kurangira ngize gute, mbitse perme. Nuvuga ngo rero wafashe iki? Umwanzuro. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma ikintu kigira cya kane cyo turahita tukiganiraho birambuye, ni ikintu bita kwitoza. Ikintu bita kwitoza, nuvuga ngo nta muntu, tuvuge n'urugero, niba hari ikintu muri wowe cyanze, iyo nk'urwo rugero narimaze kubaha, niba ku mugani ushaka kugira ikintu ugeraho, wenda nabahaye urugero rwa perme, ariko hari n'izindi ngero nyinshi zitandukanye. Niba hari ikintu ushaka kugeraho, bisaba kwitoza. Ntago wabyuka mu gitondo ngo umbwire ngo uzahita ugenda wicare kuri vola ukorere perme, ntibishoboka. Si by'abagabo, si by'abamama, si by'abakobwa bafite amaperme n'abandi. Ni uvuga ngo ntago ari ibintu ushobora kubyuka mu gitondo uvuge ngo ubaka kanya ngiye guhita nkorera perme, ntibishoboka. Uritoza buri munsi, ukagenda ukajya ku kibuga ukitoza, ejo bikanga, uyu munsi ukiga gukata, ukajya mu cross. Simbizi uburyo mu byitozamo, ariko bisaba kwitoza. Rero ikintu bita kwitoza ni ukwitoza nyine. Kwitoza ni iki? Ni ukugerageza ikintu ushaka kugeraho uhereye kuri zero. Nuvuga ngo ntacyo wari ufite, ntacyo wari ushoboye, nta n'icyo wari uzi, ariko kuko ushaka kukimenya uracyitoza gake kuzageza igihe cya kintu kigereyeho. Reka twifashishe ijambo ry'Imana kugira ngo tubyumve neza, riri muri Timoteyo wa mbere. Turasoma muri Timoteyo wa mbere ibice 4, Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 7, haravuze ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Icya kabiri ku murongo wa 8 haravuze ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kugira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza
nabwo n'ubuzaza nabwo. Yesu nashimwe cyane. Hano Pawulo yandikiye Timoteyo waramubwira ngo imigani itari y'Imana, imigani y'abakecuru bya bindi byose bw'imigani namwe murayizi, uyizibukire, uyihorere, uyivemo, ahubwo witoze kubaha Imana. Ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike pe. Kwitoza umva turitoza pe. Turitoza rwose. Kwitoza mbese by'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko ngo kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byinshi none ndetse n'igihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashaka kwitoza, ubundi mbere na mbere iyo ushaka kwitoza, burya umuntu witoza akenshi hari igihe witoza ikintu ushaka ibihembo, ufite ikintu uharaniye kugeraho. Ni ukuvuga ngo nk'urugero nk'umusportif yashaka kujya mu marushanwa, babatumiye mu marushanwa runaka, hari igihembo cyangwa se hari igikombe, akaba wenda ari umuntu utarumaze n'igihe atazi no kwirukanka, ibihaha bye byaratuje, adashoboye kwiruka, adashoboye siporo, ariko kubw'igihembo bashyizeho akavuga ngo ngomba kugera kuri kiriya gihembo, atangira yitoza sasa. Niba ari ukwirukanka, niba ari siporo wenda y'umupira, niba wenda ari igare, sinzu wenda ugatangira mu gitondo, ugahera mu gitondo, ukabyuka ukajya muri mucaka, ukajya gukora siporo, ukatangira kumenyereza ibihaha byawe kwirukanka, ugatangira gake kuzageza ibihaha bishobora kwirukanka iminota utabashaga kwirukankaho. Kubera iki? Wa mu sportif ari guharanira igihembo, ashaka gusingira. Natwe rero kubaha Imana barabyitoza bene data. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana ntago ari ibintu ubyuka mu gitondo ngo usange biri aho ngaho. Ni ibintu witoza buri munsi. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ushobora kwifashisha cyangwa se guheraho. Reka turebe nk'ibintu dushobora guheraho byadufasha kubaha Imana, ko twabonye ko kubaha Imana ari ukwitondera amategeko y'Imana, ndetse ayo mategeko y'Imana, Imana ikidusaba ni ukuva mu byaha. Hari ibintu dushobora, reka mbahe nk'ingero nk'eshatu cyangwa se nk'ebyiri dushobora kwifashisha muri bimwe mu bintu binanira abantu, cyangwa se mu byaha bimwe dukora. Rimwe na rimwe tuvuze ibyaha, hari igihe abantu bumva ubusambanyi, bakumva ubwicanyi, bakumva uburozi, bya bintu ariko hari ibintu bigenda bikatwica muri twe, bikica ubugingo, bikadutsikamira, kandi rimwe na rimwe ntuvumbure, ntumenye ko biri kuguteranya n'umugambi w'Imana. Hari ikintu kimwe twaheraho, reka dutangire twiganirira, tuganire wenda tuvuge ko umuntu agiye hari ikintu dushobora guheraho, reka twiganirire wenda nko ku bintu bitarenze nka 3 dushobora guheraho, wenda twige kwitoza. N'urugero, reka duhere kuvuga neza. Twitoze kuvuga neza. Nuvuga ngo kuvuga neza cyangwa se kuvuga nabi ni ibintu umuntu ashobora kubana nabyo buri munsi, ukumva muri wowe pe harimo ikintu muri wowe cyo kutamenya kuvuga neza, ukagira inabi muri wowe ku buryo abantu mubana bavuga bati Imana idufashe runaka ntavuge. Kubera iki? Kubera amagambo asohoka muri wowe arica, ararimbura, arasenya umutima y'abantu. Mbese muri wowe, kandi nawe ukaba ubizi, buri umutima w'umuntu mbese urusha ibintu byose gushukana, ariko kandi buri umuntu afite intege nke arabimenya. Iyo uvuga nabi urabimenya, ukaba ubizi neza ko utazi kuvuga neza mu rugo, ukaba ubizi ko utazi kubwira abakozi bawe neza, ukaba ubizi ko utazi kubwira abagukoresha, mbese muri wowe ukaba utazi kuvuga neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yakobo ibice 3, turebere hamwe ese Yakobo we yabivuzeho iki. Ibice 3 naga duhere ku murongo wa 2. Aravuze ngo kuko twese ducumura muri byinshi, umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Wumvishe ikintu Yakobo yavuze? Twese turacumura pe, ducumura mu bintu byinshi, ariko ngo umuntu ubasha gutegeka ururimi rwe, mbese akabasha kwikontorora mu magambo avuga, yabasha no gukontorora umubiri we, yabasha gutegeka amaguru ye, yabasha gutegeka ubuzima bwe, yabasha gutegeka, mbese nuvanga ikintu gikomeye cyane dukennye ni ururimi, amagambo dusohora, amagambo tuvuga.
nuvuga ngo wabashije kubikontorora, ukabasha kubicunga, ukabasha kwitoza. Kandi ikindi bene data, ntabwo kubaha Imana uzajya kubyitoreza mu rusengero cyangwa ngo ujye kubyitoreza mu butayu. Oya, ntabwo uzajya kubyitoreza nta nubwo uzajya kubyitoreza mu biro kwa pasiteri. Kwitoza kubaha Imana, tuvuge niba tugiye kwitoza kuvuga neza, byitoreza ahantu uba cyane buri munsi. Niba ahantu umara umwanya munini cyane ari mu kazi, itoze kubwira abakiriya bawe neza, sibyo? Abakugana ubabwire neza. Nuvuga ngo niba ahantu umara umwanya munini cyane ari mu bakoresha bawe, itoze kubwira umukoresha wawe neza. Niba ahantu utinda ari mu bana, itoreze kuri abo bana. Niba araburera, birashoboka ko araburera, wenda bagusigiye, sibyo? Uri umutantine wabo, reka tuvuge gutya. Niba ari abo bana ubana nabo buri munsi, bitorezeho, sibyo? Bitorezeho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashaka kugira imbaraga, niba ari nk'umusore akaba ashaka kugira imbaraga, atangira kwitoreza ku majerekani afite, kuko ari amafaranga afite yo kugura literi, agatangira kwitoreza ku majerekani, agatangira gukorera popaje mu rugo, agatangira gukorera agasiporo mu rugo kuko nafite ubushobozi bwo kujya muri gym. Ni ukuvuga ngo rero nawe ntabwo uzajya kwitoreza kuvuga neza kuri pasiteri si ubundi wamubwira nabi. Oya, ntabwo uzajya kwitoreza kuvuga neza mu butayu, mu bantu mwajyanye gusenga, ntabwo wababwira nabi. Itoreze kuvuga neza kuri abo bantu rera. Itoreze kuvuga neza ku bana wabyaye. Mugore, itoze kuvuga neza ku mugabo. Mugabo, witoze kuvuga neza ku mugore wawe. Umubwire neza, ubyige gake gake. Niba byajyaga byanga mu gitondo ubyuka uvuga ati ariko mvuze neza byashoboka, ubyitoze. Uvuge mu gitondo, uvuge neza, wenda saa sita byange tomboke cyangwa uvuge nabi, ariko uvuga uti ndakomeza mparanire kuko hari igihembo cy'ubugingo ntegereje. Hari igihembo cy'ubugingo kintegereje, ndi gusiganwa shaka kugira ngo iki kintu kiri gushaka kunyambura ubugingo, kunyaga igihembo cyanjye, mbese nzagisingire. Saa sita uvuge neza, nimugoroba wenda byange, uyu munsi uwumare wose, ejo wenda byange ushiduka uvuze nabi, ububwiye abakozi nabi, ariko ntucike intege. Uvuga utoke ntacyo, sinajyaga mbasha kubwira umugabo neza, none nabishoboye, noneho reka nigire no ku bakozi. Nabwo ukagenda ukamubwira neza, ukamubwiza neza, ukamubwira amagambo yururutse umutima, ukamubwira neza. Mama kibondo, none abamama bo muzi no gutetesha, muzi kuvuga neza cyane. Abamama rwose muzi kuvuga neza cyane. Buri umumama uvuga nabi we rwose afite ikibazo gikomeye cyane. Rero twitoze buri munsi, kuko icyo kintu uri kwitoza kureka nicyo gishobora gutuma unyagwa ubugingo bwawe, nicyo gishobora gutuma utagera ku bihembo byawe. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kureba nanone andi magambo ari mu Befeso 4. Turagenda tuganira amagambo y'Imana tuyifashisha kugira ngo bidufashe twitoze kuvuga neza, twitoze kubwira abantu neza, kuko uko kwitoza kwawe, icyo kintu uri kwitoza kureka, uramutse utakiretse ugakomeza ukagira inabi, ugakomeza ukagira umuze, ugakomeza ukaba umuntu mubi, byatuma unyagwa ibihembo byawe. Kandi ibihembo turi guharanira twese n'ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe. Reka dusome mu Befeso 4, Befeso 4 ibice 28 nako umurongo wa 28, hanyuma twumve naho icyo Paulo yatubwiye cyangwa se impuguro yaduhaye dushobora kwifashisha muri ubu bugendo. Haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Uri kuryumva neza? 30 turavuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. 31 gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Yesu nashimwe. Hano Paulo we yatugiriye inama ikomeye cyane. Aravuga ngo twitoze kutavuga amagambo ateye isoni. Bene data, muzi ko tugira amagambo ateye isoni. Hari igihe amagambo atera isoni ku buryo ubaho mu buzima bwawe udatinya kuvuga ijambo uzi neza ko
biteye isoni uri umuntu w'umunyarwandakazi cyangwa uri umuntu w'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero itoze kuba mu bantu ariko utavuga ibishaririye, itoze kuba mu bantu udafite uyu mujinya n'umushiha wose, bituvemo tubyitoze buri munsi. Witoze kuba mu bantu atari wowe muntu ushyushya inkuru aho byacitse, ni wowe wa mbere uzishyushya ndetse uranazishyushya ugashyiraho n'akantu ko kugerekaho izindi. Buriya umuntu ushyushya inkuru anagerekaho izindi kugira ngo inkuru iryohe. Rero we kuba muri abo bantu, ese uri gutekereza ukumva ntabwo uri muri abo bantu mu kazi ukora, ubwo ntabwo uri umushyushya rugamba, nturi umushyushya w'inkuru, mbese ntibicara batongana nawe ugatongana. Itoze niba wumva muri wowe ushobora gushyushya iyo nkuru ariko waba ufite umwuka wera muri wowe, akagusanga akavuga ati ariko wakabije hano, wazishyuhije, wanongereye, wanagabanyije, mbese ugasanga nibwo buzima bwawe bwa buri munsi. Itoze. Hanyuma rero Pawulo hano noneho yavuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo twitonde kugira ngo tudatera agahinda umwuka wera. Ese mujya mumenya ko hari igihe kigera umwuka wera katuvaho, kubyo avuga ati n'ubundi uyu muntu yarananiye, ni umunyamatiku, ni umunyamagambo, ni umunyeshyari, ni umuntu wuzuye urwango, ni umuntu wuzuye, mbese bya bibi byose biri muri wowe. Mwene data, gerageza, ndabizi ko ubizi ko bifite, ariko kugira ngo ube mu bantu bubaha Imana, itoze kubireka. Ese mwari muzi ko hari igihe utera agahinda mwuka wera akigendera? Rimwe hari umugabo wigeze kubabaza Imana bita Sawuli. Sawuli yari umwami ariko ntiyakubaha Imana, asuzugura itegeko ry'Imana. Ni ukuvuga ngo mwari muzi ko Sawuli hari igihe cyageze Imana yicuza impamvu yamushyize ku ngoma. Ni ukuvuga ngo Sawuli yari umwami wa mbere wa Isiraheli. Imana yamusabye kujya kurimbura Abimeleki. Agezeyo we nyine akora uburyo yumva ko agomba kubikoramo, ntiyabikora uburyo Imana yamusabye. Imana yaramubwiye ngo uhere ku murongo urimbure. Agezeyo we yitoranyiriza udutama twiza, ututungo twiza, abagabo beza, arabatoranya abashyira ku ruhande. Kubera kutumvira Imana igera ku rwego ivuga ngo rwose nicujije impamvu Sawuli we, nicujije impamvu wabaye umwami, nicujije impamvu nakugize nemeye kuba umwami wa Isiraheli. Rero nawe mu byo urimo, mu byo ukora, gerageza kubaha Imana, utazatera agahinda mwuka wera. Imana ikicuza impamvu uri aho hantu uri, Imana ikicuza impamvu yagushyize mu kazi urimo. Kuko nuvuga ngo niba ukorera mu kazi runaka uri umwambasaderi, ugomba kuba umwambasaderi mwiza uharanira kubaha Imana ndetse no kuyubahisha. Nuvuga ngo uri umwambasaderi mwiza ugomba kubahisha Imana ndetse n'aho hantu uri, ahantu ariho hose. Gerageza mubyeyi cyangwa se nawe mugabo, gerageza kubaha Imana mu rugo rwawe. Utazatuma Imana yicuza impamvu yaguhaye umugore, utazatuma Imana yicuza impamvu yaguhaye ubuzima urimo, utazatuma Imana yicuza impamvu wa mukobwa we yagukoreye ubukwe. Hari abakobwa mungana aka kanya bagumiwe byanze. Gerageza utazatuma Imana yicuza impamvu yaguhaye urugo rwiza. Gerageza utazatuma Imana yicuza impamvu yaguhaye abana, abo bantu uri kubwira nabi, abo bantu uri gushushubikanya, abo yaguhaye kurera. Tekereza impamvu ari wowe Imana yahaye kurera uwo mwana urera. Tekereza impamvu uwo mukozi ari wowe wakorera, wenda n'umusore cyangwa se n'umukobwa. Tekereza impamvu wicaye muri iyo kampani runaka. Tekereza impamvu Imana yahakujyanye, icyatumye dusigara babandi bose bagapfa, bavandimwe bacu bagapfa, abaturuta bagapfa, abo turuta bagapfa, kwari ukugira ngo ukore ibyo bo batakoze. Aho hantu uri se uri kubinoza neza, uri kubikora neza, uri kubaha Imana, uri kuyubahisha. Nababwiye ngo umuririmbyi yarabivuze ngo iyo wubashye Imana nayo irakubahisha, kandi iyo wubashye Imana bitera kunezerwa, kandi iyo Imana inezerewe bitera gukora kugira ngo ubone promotion, kugira ngo ugere ahantu heza. Ubaha Imana, byitoze buri munsi. Muri diaspora uri hanze, niba uri muri Kenya, niba uri muri USA, niba uri mu gihugu cyo hanze, hari impamvu Imana yakujyanye itaranjyana. Nuvuga ngo impamvu wahageze kwari kugira ngo ube umwambasaderi mwiza, uhagararire Imana ahantu uri.
ahantu uri ubwira abanyamahanga Imana, abatazi Imana bayimenye. Mu Rwanda tuzi Imana, twamenye Imana, twakurikiye Imana yo mu ijuru. Babwira Imana, ubahisha Imana, ugerageze kuyubaha buri munsi. Hanyuma Imana nayo bizayinezeza, bitere kukurinda, bitere kuguha umutekano, bitere kugukorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twari turi ku kintu cyo kwiga cyangwa kwitoza kuvuga neza. Tugiye kureba rero ikindi kintu cya kabiri, wenda ndimo ndabaha urugero rw'ibintu ushobora kwitoza buri munsi. Twari turi kureba ku kuvuga neza. Uyu munsi niba utavugaga neza kandi muri wowe hakavamo amagambo asharira, hakavamo amagambo ateye isoni, ugutukana koko muri wowe hakavamo amagambo y'ibitutsi, muri hakavamo amagambo hari n'ababyeyi numvishe batuka abana, kirazira kikaziririzwa. Nta mubyeyi utuka umwana, kuko ibintu tubabwira bibabaho. Ese ukwita umwana wawe ikintu oya, mwatureho amagambo y'ubwenge, mwatureho amagambo meza. Kandi kugira ngo ugire amagambo y'ubwenge, nababwiye ko urufunguzo ari ukubaha Imana. Byitoze rero, itoreze kuri uwo mwana wabyaye, itoze kumubwira amagambo meza, umubwire ko ari umunyabwenge, umubwire ko ari mwiza, umubwire ko ashoboye, umubwire ko azatsinda. Mbese witoze buri munsi kwatura amagambo meza kuri bene so, ku bana bawe, ku buzima bwawe bwa buri munsi, kubukoresha, kubagukoresha, aho ngaho ukorera, aho ucururiza mitiyu, ubwire abakiriya bawe neza, ubyitoze buri munsi. Icyo cyari icya mbere. Reka turebe ikindi. Hari ikindi kintu tugomba kwitoza kureka, ni ikigira kabiri, kureka amahane. Twarebye bwa mbere kureka kuvuga nabi cyangwa se kwitoza kuvuga neza. Hanyuma ikindi cya kabiri tugiye kurebaho ni ukureka amahane. Kureka amahane, amahane namwe murayazi, hari abantu bagira amahane pe. Kureka amahane, tukareka kamere zose. Reka nanone twongere dusome ijambo ry'Imana ridufasha kubyumva neza, hanyuma niturangiza dusoze. Yego, tugiye gusoza ntago dutinda. Nanone Timoteyo wa kabiri ibice 2 murongo wa 24 haravuze ngo, ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana. 25 avuga ngo, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri. Imana itugirire neza cyane. Umuntu w'Imana ntakwiye kugira amahane bene data. Ntukwiye guhugurana amahane, ntukwiye gutonganyiriza umwana wawe amahane, ntukwiye kubwira abakozi bawe n'amahane. Byitoze. Niba ushaka guhugura umuntu, mubwira ubugwaneza, mubwiza ubugwaneza, wenda hari azabyumva, hanyuma Imana nawe ikorere muri we, ahindukire. Gerageza, itoze kutagira amahane mu byo uvuga, mu byo ukora, mu mirimo yawe ya buri munsi. Hari abantu bagira amahane no mu nzu y'Imana, ugasanga uri umunyamahane, birazwi. Nawe ukaba navuga uti ngenda umunyamahane. Niba uri umunyamahane ukaba uzi ko nyine ati wacu nyine twebwe tugira amahane, nta bintu by'imikino, turi abanyamahane, birazwi. Oya, ntago bikwiye kumenyekana. Uramenyekanwa nk'amahane se kugira ngo bigende gute? Menyekanwaho ubugwaneza, uvuga ati mu muryango w'iwacu tugwa neza, mu muryango w'iwacu tugira impuhwe, mu muryango w'iwacu tuvuga neza. Wivuga mu muryango w'iwacu birazwi turi abanyamahane. Oya, gerageza witoze, uvuge uti okay, birashoboka ko mu muryango w'iwacu nta muntu wigeze ugira ubugwaneza, ariko reka tubyigire kuri nje. Nitoze kugira neza, nitoze kutagira amahane, bitangirire kuri nje. Imana ishimwe ku buryo abana bazagukomokaho bazavuga bati dadi wacu ni umunyamahoro, nta mahane agira, nabo bagakura ari abanyamahoro. Ntimwumve ko nyine ari ibintu byaje bikaza muri mwe bikuzura muri twe, tukumva ko nyine ari ibintu tugomba no kwirata. Twitoze kubaha Imana bene data. Mbabwiye ibintu bibiri. Icya mbere, twitoreze kukuvuga neza. Ako ni ugashobora, wenda ako niko nakubwiye, ariko hari n'ibindi wumva muri wowe wabasha kwitoza ukageraho, mu rwego rwo kugira ngo nibitagushobokera kubyitoza ngo bigereho, bizatuma udasingira ibihembo dutegereje. Kandi ibihembo dutegereje abana b'Imana, abantu bubashye Imana, n'ubugingo buhoraho.
Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza cyane. Rero ni ukuvuga ngo wenda nababwiye ku cyamahane, babwira ku kuvuga neza, ariko birashoboka ko hari n'akandi kantu kakunaniye. Hanyuma ni ukuvuga ngo iyo wubashye Imana nk'uko nabibabwiye, Imana nayo irakunezeza kandi irakubahisha. Niba ushaka kubahwa, ubaha Imana. Kandi tukiri no mu isi tuzakubirwa, tuzagororerwa. Ukiri no mu isi uzabaho neza, uzabaho wishimye, uzabaho mu mahoro. Amahoro Yesu atanga ntagira akagero, ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite. Mbese nuvuga ngo utata ntago yayakurwaho. Nuvuga ngo amahoro y'Imana aba mu muntu wayinejeje, wayubashye. Kugira ngo unezeze Imana, ubeho unezeza Imana, ni ukwitoza kuyubaha. Kugira ngo uyubahe rero, nakubwiye ko urufunguzo ni ukwitoza kureka ka kantu wumva muri we kakunaniye. Nakubwiye kuvuga nabi, nkubwira n'amahane. Birashoboka ko hari n'akandi wenda byarakunaniye kureka, wenda ubusambanyi byarakunaniye, wenda se kureka n'ibindi bintu byinshi. Ni byinshi, ni ingero nyinshi. Hari akantu muri wowe utekereza ukavuga ati aka kantu karanze. Byuka mu gitondo utangire witoze buhoro buhoro. Uzashiduka warabaye umuntu w'Imana, unezeza Imana, nawe bigucange, bikuyobere, ugendere ku ijambo ry'Imana. Turi gusoza rero, nababwiye ko tukwiye kugira ubushake, tukagira umwete, tukagira gufata umwanzuro, tukitoza. Witoze kandi mu bintu bizadushoboza. Muri uko kwitoza ntabwo ari ukubyuka mu gitondo wenda se ngo dukore mucaka, ntabwo ari ukubyuka mu gitondo wenda se ngo ubyuke ngo uvuge ngo ese ngo ndavuga neza, ngo urebe mu kirere. Birasaba no gusenga, ugasaba Imana imbaraga, sibyo? Ugasaba Imana imbaraga ikagushoboza. Hagati aho ngaho tukiri aho, ibintu byose navuze bikubiye mu kintu gikomeye cyane. Ibi bintu byose ntabwo wabishobora udafite Kristo muri wowe. Ntabwo byashoboka babwiza ukuri. Nubwo waba uri umunyampuhwe, wifitiye imico myiza mu buzima busanzwe, ntabwo wabishobora udafite Kristo. Birashoboka hari abantu baba bafite ingeso nziza, riba mico myiza, riba ngeso nziza, ariko birashoboka ko hari igihe rimwe na rimwe abantu dukora ibintu kubw'impamvu. Hari igihe uba uvuga uti iki kintu ntagikora, wenda hari amategeko runaka ashobora kumpana, hari amategeko runaka ashobora kungonga, ariko nyirizina kugira ngo wubahe Imana, ubu umuntu wubaha Imana, unezeza Imana, ugomba kuba ufite Kristo. Mu Bafilipi wenda naho nari guhasoma, ariko reka ntacyo mpababwire. Muri Bafilipi 4:13 haravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nuvuga ngo Kristo niwe udushoboza, niwe udushoboza kubaha Imana, niwe udushoboza kunezeza Imana. Udafite Kristo ntabwo bishoboka. Mbere na mbere shaka Kristo. Nurangiza umusaba imbaraga, usenge, witoze kuririmba, witoze kubana n'Imana, witoze kumva amagambo y'Imana, witoze gusoma ijambo ry'Imana. Aya magambo yose nagiye mbasomera ari muri Bibiliya. Iyo uyasomye ugasoma nk'ahari bakubwiye ngo cunga ururimi rwawe, uhita umenya uburyo ki koko ugomba kurukontorora. Ukavuga ati okay, burya ncunze ururimi rwanjye n'ibindi byose bishobora guhita bikunda. Ugahita uvuga ati okay, reka noneho ntangire kwitoza kurucunga. Soma ijambo ry'Imana, rizakuyobora. Hanyuma usenge, usabe Imana imbaraga, usabe Kristo imbaraga, kuko ari we udushoboza. Imana ibaha umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo rero, ese waba ufashe umwanzuro wo kubaha Imana, wenda cyangwa se ukavuga uti mu mitekerezo yanjye hari ikintu numva cyananiye, ntakibasha gushobora, ntabashije gushobora, nduzi kiri kumbuza kuzasingira umugisha wanjye, nduzi kiri kumbuza kuzasingira ibihembo, kiri gutuma ntashobora guhatana, kurwana ngo ngere ku bihembo byanjye, aribwo bugingo buhoraho. Bene data, ubugingo turabuvuga ariko buraharanirwa. Tugiye gusenga Imana, dusaba Imana iduha imbaraga. Ndababwiye ariko nanjye ndibwiye. Birashoboka ko nanjye hari icyananiye, ariko aka kanya ndi kwitoza kureka. Nawe hari icyakunaniye, gitekereze. Bibiri nibyo nababwiye nk'urugero, ariko nawe witekerezaho umutima wawe, uvuga ati ariko ikintu kiri gutuma ntasingira ibihembo byanjye, ntazabisingira, ndi kure y'abizera, ndi kure y'abantu bazabona ubugingo buhoraho, ndi kure y'umugisha yanjye, ni iki? Tugiye gusenga Imana, tuyisaba imbaraga. Kandi Yesu abaha umugisha, abampera umugisha cyane ko mwankurikiranye kandi mukabana nanjye. Kandi Yesu abaha umugisha cyane ko namwe kubabwira bitumye nanjye ubwanjye mpembuka mu mutima wanjye. Tugiye gusenga, dusoze dufashe umwanzuro kandi dutekereje neza ku byo twize,
kugira ngo Kristo azadubashishe. Icya mbere ugira ubushake, icya kabiri ugira umwete, ikindi ufata umwanzuro muri wowe kandi witoze kureka rwose ikintu cyose cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mwami turagushimiye izi saha, tugushimiye gukora kwawe kwiza, tugushimiye urukundo rwawe rugari, tugushimiye kuko uri Imana igitanga imbaraga ku batentebutse, ugatanga imbaraga ku batazifite, ugashoboza ibintu umuntu atabasha kwishoboza, uhabwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Ndagushimiye kuko nshoboje kubw'aya magambo ntanze, kandi Kristo agenda agere mu mutima wa buri muntu wese wifuje kayumva, maze agire umumaro n'umusaruro muri izi saha ndetse no mu gihe cyari cyo cyose. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze rero, reka imbaraga zawe n'urukundo rwa Kristo rube mu mitima yacu none n'iteka ryose. Amen. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha cyane. Ndabakunda cyane. Yari Aline. Ndabakunda. Shalom shalom.